mbega ubwo uko nabigize nese nkwereke n'inkovu ryanyuze mu bihe by'intambara kuko naneho nabaye umupfakazi ubwo nanje hari urusasu rwanyuze mu Umwana nari mfashe mu ntoke ndi kumwonsa cyagenze gute se rwanyuzemo n'inyuma mufashe barakurashe turi mu mashamba rindi Konsa nihishe inyuma y'Umugeni ubwo rero intuza abasirikare bati ngo ubwo mbese muri make baba baramvumbuye yawe nicaye mba ndahagurutse mu guhaguruka mbankubitanye n'urusasu bari bagize ngo bamene umutwe mu guhaguruka runyura mu rutugu runyaka wa mwana narindi Konsa ryakubise mu bitugu ryinjira imbere mu gatuza rimuhingukaho hano rimumena umutwe agwa hariya ryarampinguranyije riramunyaka agwa nka hariya noneho njewe mugwa hejuru ndahaguruka ndiruka mu kwiruka baba bankubise rino aho kwita amase mbona ibintu bisharuye ubiri ryamkuyemo amenyaruka ibisebeze ibisebe ubwo na n'ubu nta kintu nshoboye havuye muri no ni nahawe iri uyu mwana namwese niyo mugabo kubera iki wumva nubona nka Yesu uzabigenza gute mukecuru numva nzishima rwose wumva uzamuhobera bigakunda nzamuhobera mbese ubwo mbonye Yesu namuhobera ku buryo atandekurana ngo nje murekure nabana nawe ni iki kintu cyagutera kumufata muri ubwo buryo umukundira iki nuko atarobana nuko atarobaneye ku butoni nuko mubo yagiriye ku musaraba nanje ndimo Umukwe arahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni akaba yiteguye uyu munsi dusuye umukecuru nagira ngo munyemerere tuganire nawe atubwire uko abonye Imana ariko aho u Rwanda se naho rurangirira naho rutangirira simbizi byaterwa naho wahereye aha naho rutangirira uhereye haruguru ushaka kuba aho rurangirira uhereye mu majyepfo ngo haye ikaze kandi ndakwinginga kugira ngo tubane muri iki kiganiro gituma tugenda mu misozi tugenda mu mvura gutya n'amamvu ubona nambaye gutya agace karakonje pe hari ibintu umuntu aba yivugisha ngo mu Nyamasheke kirakonja ariko navugaga ntarabona aka gace ko no gukora ibiganiro byose turi mu mvura kuko mu nzu ubwo ntabwo byadukundiye ko tubakorera mu nzu kwa mukecuru ntabwo habona ariko ikintu gitangaje kwa mukecuru ngo atabona afite umuriro ariko afite agatara kamwe kameze nka kaki n'akantu nyine utabona ubwoko bwako karasekeje nyamara ntacyo leta yakoze kugira ngo abe yagira umuriro mu nzu ariko umuriro nta kintu umumare ko ufite nta matara afite n'ukuri afite umuriro mu nzu ariko nta matara nabwo ni ibindi bintu biteye agahinda ndashimira leta y'u Rwanda kugira ugere aha hantu u Rwanda rurangiriye nawo umuturage nk'uyu w'umukene gutya nkuko mubibona aba leta yaramuhaye umuriro icyo gukora burushozo bwo kuba yagura insinga n'amatara kandi ntekereza ko umukecuru ntabwo akena amatara arenze 3 kuko afite muri salon n'iryo mu cyumba n'irya hano hanze bwo yaba ari nka 3 gusa ariko mbishima Imana no kuba ariho atuje nimunyemerere tuganire nawe twumve Imana muri we ngo haye ikaze ni karibu mukecuru mikoro wari wayibitse mu gitenge nibyo nayibitse kubera iyo wayibitse mu gitenge se kugira ngo itanyagirwa ayi niyihangana natwe turi kunyagirwa kandi twe tureberemwa by'Imana nkanswe yarimwe n'abantu amakuru y'iminsi amakuru y'iminsi ni meza kubera twaramutse mikrofone maze ugerageze uyigeze hejuru hafi aho rwose witwa ndeze nitwa Harerimana Sipesiyoza reka nkusetse rero naje mbaririza kwa Harera ariko nkumva no mugabo naho umuntu wanyuma mbaje arambwira ati kwa Harerimana ni hari nanzi ko Harerimana ari ry'abagabo oya ndi umugore ndi umukecuru ujugushima nose ni ry'umugabo wawe yagusigiye oya ni ryo wiswe n'aba ni ryo niswe na data na mama jewe ubwo mbese habagaho nk'igihe umuntu hari Imana iba yarateguye nk'ibintu
by'imibereho hari umuntu nubwo umuntu yaba ari afite imibereho mibi ariko hari ndi kugira ngo hari n'igihe umuntu aba yarabivukanye. Urwanga imibereho mibi kuri wowe ubona warayivukanye? None si ubwo njewe impamvu mbonaga nsa nk'uwayivukanye. Njewe ukuntu data yavugaga ko navutse ngo mvukana mbese mvuka nk'izindi mpinja ariko mvuka mpumye. Okay. Mvuka mpumye. Mbere yuko twinjira muri ubwo buhamya bwose nyemerera tubanze dusenga Imana. Nubwo twicaye hano hanze inyuma yawe ndahabona ibirunga birahari. Hari abantu batajyaga babona ibirunga. Ndagira ngo rwose pe abantu Imana yabwiye ko izatembereza bakabona nk'ibirunga, iki kirunga kimeze nk'igifite ibyinyo wa mugani kiri inyuma na turiya turunga. Ndaje unganirize n'ukuntu tuye hagati y'ibirunga bingana gutya ukaba uhasaziye. Ndahasaziye. Reka tubanze dusenga Imana. Imana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye. Urera urakiranuka ibihe byose ntuhinduka, kandi ndagushimiye kuko usoje ijambo wavuganye nanjye. Urakoze Mana. Umuntu ashaka kubona ibiganiro tubikora gutya akabibona nk'ibisanzwe, ariko ndagushimiye kuko kera kose wabiteguye ko tuzatembera tukagera aha hantu tukavuga izina ryawe. Yego. Nkiri umwana umbwira ko bibi nzagenda gutya numvaga bidashoboka, na cyane ko usibye aho nazereraga n'amaguru nkahagera, ariko ntabwo byari bizashoboka ko nagera muri ibi bice. Ariko rero biteguye mu mugambi wawe ko nzahagera, kandi ntazahagezwa n'ubuzererezi bwari bundiho mu bwana, ahubwo nzahagera ndi mu murimo wawe. Ndabigushimiye kandi ndagushimiye kuko wahateguye abajana abagaragu bawe tuzaganira mu bihe bitandukanye, tugakomeza umugenzi aho ari hose, yaba uri mu gihugu cy'u Rwanda n'uri hakurya yacyo, na cyane ko natwe n'ubundi turi kubona turi gusatira hakurya y'u Rwanda. Turi ku mpera z'igihugu. Mu minsi ishize nari Rusizi nkareba Kongo n'u Burundi, ubu none ndimo ndareba Kongo na Uganda. Nukora umugambi wawe wabigambiriye. Ndakwinginze rero muri iki kiganiro nyemerera ubane natwe, uvuge natwe tukumvire, kandi uvuge umuntu wese udukurikiye akumve. Urakoze, mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Yego, wari uri kumbwira ukuntu ubona bisa nkaho umubabaro cyangwa se ubuzima nkaho nawe uvukanye. Ubwo ngo naravutse mvuka nk'izindi mpinja. Yego. Ariko aho kugira ngo ndambure amaso nk'uko izindi mpinja zireba, njewe ndahuma mbimpumye. Yego. Ngo ndinda gukurikirwa narahumye. Utarambura amaso se? Arambura amaso. Ubwo rero mu kugira ngo ndambure amaso banyise izina ari uko namaze gukurikira. Noneho data ngo baranyise ngo yo ni harera Imana. Nuwango bwari uburyo bwo kukugenura. Ngo yo ni harera Imana kuko ngo mama yaravuze ati se none ntiyapfuye, none azabaho ntazina. Ubwo data ngo ni harera Imana. Ubwo nuwango wiswe izina nyuma ya murumuna wawe cyangwa umusaza wawe gukurikira, ukurikirwa n'umuhungu, ukurikirwa n'umukobwa? Umuhungu ari unkurikira. Ubwo rero ubwo bamwise nje banyise mbese ubwo batwitiye rimwe. Baravuze bati se turi tumukurikira kandi uyu atari yitwa izina. Banyita harera Imana, unkurikira bamwita niyo nzima. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko kandi umugambi w'Imana ku muntu ntupfa. Oya. Umuntu wese wemereye Imana agashyira ubuzima bwe mu maboko y'Imana ntashobora guhomba, ntacyaba. Ubwo waje gukizwa ute kuva kuri uwo mwaka? Ubwo rero kuva ico gihe mbaho, ubwo maze kugira imyaka 8, mama barapfuye, nsigara mbetse uruhinja. Mama gwa kukirira, nsigara mbetse uruhinja aho kugira ngo mama rubeho abari njuba kukirira. Mikrofone yawe ugerageza kwegereza umunwa kubera ahantu turi. Ubwo umwana aza kuba mama wapfuye agusigira uruhinja. Yansiganye yasize uruhinja, ubwo abari njo sigara ndikurureka. Rungana gute se? Noyese umwana usigaye ku kiriri wowe nturi kubona uko angana? Ku kiriri se si baba barafite munsi y'ukwezi? Abari ni cyumweru. Nuvuga ngo ni kwa kundi umuntu abyara akaza gupfa bitewe n'ingaruka zo kubyara. Nimba ari ingaruka ubwo twabonye, mbese ubwo nabonye mama apfuye. Ku myaka yawe 8 utangira kurera uruhinja rero? Tangira kururera ndomarana imyaka izi. Ubwo se wareraga uruhinja gute kandi nawe uri umwana? Naramuhekaga, ubwo kubera nari mfite data akazana amata, ubwo tukamuha
nuko nkamuheka ukamurarana kamurarana. Igihe kiragera noneho rero ubwo iby'abagabo datazana abandi bagore turerwa na nyina wundi. Ubwo ntihari wenda nshatse wenda niho nzagira amahoro. Igihe maze gushaka bona baye mupfakazi mfite imyaka 29. Yesu we wari ukiri mutoya. Naye mfite 29. Ubwo umwana mukuru wo nari mfite yasiga afite imyaka 8, umukurikira asigara afite 6 kuko nacukirizaga ibiro kurikiraho ari we nyina wuyu asigara afite imyaka 4. Nyina ko akantu twagusanganye. Noneho ubwo mbaho ariko ubwo nsubiye inyuma gato ubwo mu bihe by'intambara kuko naniho nabaye umupfakazi. Ubwo nanje hari urusasu rwanyuze mu runyakumwana nari mfashe mu ntoke ndi kumwonsa. Cyagenze gute se? Rwanyuzemo n'inyuma mufashe. Barakurashe? Turi mu mashamba. Ubwo ruramunyakagwa nkahariya. Ntabwo ndi kubisobanukirwa pe. Nuwango bakurashe baguturutse inyuma. Bese ubwo ni kwa kundi kwa abantu bikamufuraga. Yego. Wenda utabimenya n'uyu ariko wenda weho uko biri wenda waba warabyumvise no kwihisha nyine. Mbese kuzinzi ndimi za gisirikare nawe wabaye umusirikare. Oya nabaye umusirikare ariko ubwo mbese ubwo muri make. Ubuzima bwatumye ubawe. Nabaye we koko ubwo. Mu gihe wari uri konsa isa bakurasa mu bitugu. None ubwo narindi konsa nihishe inyuma y'umugeni. Ubwo rero intuza abasirikare bati ngo ubwo mbese muri make baba baramvumbuye. Yawe. Nicaye mba ndahagurutse mu guhaguruka mba nkubitanye n'urusasu bari bagize ngo bamene umutwe mu guhaguruka runyura mu rutugu. Runyaka wa mwana narindi konsa. Ryakubise mu bitugu ryinjira imbere mu gatuza. Rimuhingukaho hano rimumena umutwe agwa hariya. Wowe njewe ndasigara. Usigara ute kandi isasu ryakwinjiye? Nyine ryanyuze mu rutugu ubwo rukumva ko mu rutugu ntabwo ari mu mutima ngo mbese ubwo kwanara kugira ngo wenda mbabone. Iki gihe uzatubone. Kwari kugira ngo kigenza afatire mikoro imbere ye ku muryango gw'iwanje. Ivy'Imana ikora biradutangaza. Ubwo rero ndangije wa mwana arapfa haciyemo nk'iminsi 2. Ubwo nasaba arapfuye. Wowe se aho ngaho uraho byanze by'imisasu kugira ngo rize kwica umwana ahubwo wewe ryakwishe imbere. Ryaraguhinguranyije ukira gute? Ryarampinguranyije riramunyaka agwa nkahariya noneho njewe mugwa hejuru. Ndahaguruka ndiruka mu kwiruka baba bankubise rino. Aho kwita amase mbona ibintu bisharuye. Ubiri ryamkuyemo amenyaga. Ubwo rero mbaho mw'ubwo buzima nibwo bavuze bati mwari muri Kongo ariko icyo gihe. Oya ni mw'irishamba ry'u Rwanda. Yesu we. Ubwo rero byagezaho ubwo sinzi abagira neza bo twari duturanye aho mu shamba babagabo. Ubwo nabagore babonye mbaye guco bimutse bagiye muri Kongo baba baravuze bati ntabwo turagusiga. Ubwo nabunganaga nabo igihe kiragera turongera turagaruka. Ibisebeze. Ibisebe ubwo na nubu nta kintu nshoboye. Ukubera ntikwakize tegereza nta muti nivurishe sinavuwe nibi nta bitaro nagiyemo. Ako ntago numva ukuntu. Bakurasa mwitama. Havuye muri no nina hawe irindi. Amenyo go garimo. Akoze bo mbega ubwo uko nabigize nese nkwereke n'inkovu ryanyuzemo. Oya ntago nabyemera. Biriho bibaho. Nese ubwo wabashaka kugenda icyo gihe? Nubu ndagendaga. Ariko uragenda kuko ubu wakize ariko si icyo gihe bibise bikiri bibize. Icyo gihe uri kubona kuri tama ryahise riza guca. Na kuno kuboko kwahise kujiye. Noneho ubwo hari igitambaro nitegaga nkuko nshiteze. Mikoro yagiye kuri. Nkuko nshiteze nkaba ari conja ndagaruza ukuboko. Ubwo kwabaga guca. Wakururaga igitambaro akaboko kakagaruka. Ubwo napfundikiraga igitambaro hano kuno kuboko kukagaruka hano kubera ubwo napfundikiraga mbese ubwo napfundikaga nkaguca. Nkaguca. Noneho hagira apfundikira hano mu nzozi. Kugira ngo kugaruke. Ubundi ugakurura. Ubundi nkagenda. Ongera usubize mu mutwe dore imvura ni nyinshi utaza gutoha. Ubundi nkagenda. Yego.
ubwo rero ibyo bintu bifata gute kurindwa kw'Imana kurindwa n'Imana ku rwego rungana gutyo? Ubwo mbaho ariko ubwo ibintu byo gukizwa byo nari narabaye mu Kirisitu. Nabaye mu Kirisitu ngifite umugabo nabo mu Kirisitu ariho twari twarahungiye muri Konsa. Yego. Ubwo mpurirayo n'ubundi nibiza ariko nkavuga ngo Mana numfasha iyo muri Kongo nkabona abantu bari gupfa. Mana numfasha kagera mu Rwanda. Nzagukorera nkuko abandi bagukoreraga. Ubwo rero twaje kuvayo njebwo n'umugabo wanje turaza tugeze nubwo ukumva ko ibyanyuma byo ndabirangije mfashe kugira ngo umfashe ubuhamya bw'uko nabaye mu Kirisitu. Yego. Turaza tugeze no numva mbese kuba mu Kirisitu ari byiza. Noneho ndavuga nti rero reka mbere yuko tujya mu Bukristo wari umupagani. Inaha ni mu birunga hagati. Ariko ngo abantu babaga inaha kera bararogaga cyane. Ubwo ndabona nese ko ntamenye ngo ubu kuri kubona ukungana uko. Mbese ariyo bari kuvuga ngo abarozi. Nabyimana ndavuga ngo Mana yo mu ijuru. Kubera njewe numvaga baravugaga ngo umuntu ngo asangiraga n'umurozi ngo wamuroze ngo wamurogeye. Njewe nkumva mfite kamera nkavuga ngo Mana njewe wandogera ntasangira nawe. Nungirira neza uzamfashe ntukanyereka umurozi. Wenda baje barandoga nzapfe nanga sinzabeho ariko uzamfashe suzanyereka umurozi. Kuko nimubona nanjye nzamwishyura. Kuko mubonye baravugaga ngo umuntu ngo wamurogeye ngo barasangiraga. Ndavuga ngo Mana nje ntuzanyereka umurozi tuzamunyereke nje ndabumva gusa. Ucyumva udashaka kubabona nuko wari kwihorera. Nje numvaga njewe nta muntu bavuze ngo uyu numurozi numvaga ahari naje ndamuhunga kwihorera aho ntone na kwihorera kubera ijambo ry'Imana ivuga ngo guhorana uko Uwiteka. Bani none ko bavuga ijambo ry'Imana tugira ngo guhorana uko Uwiteka none ubwo nihoreye ndi Uwiteka. Wapi iryo jambo nkumva riranyubatse ariko nkavuga ngo Mana tuzanyereka umurozi. Kuva ubwo kugeza ukungana uko mfite 54. Tona no muri aba babyinaguraga ngabagiraga ntawense. Ariko uyu naho ngo barahaba cyane. Barahabaga. Kubera ngo birunga ukuntu. Barahabaga ariko njewe rwose ntawe nari nabona. No kubumva gutyo gusa. Nabyimana ngo ntikamunyereke. No kuri kandi izabikurine ntikanamukwereka. Izabindinde. Hanyuma rero ugarutse uhigura umuhigo wahize wo kuzakizwa. Ngarutse ubwo ndakizwa ndabatizwa ndavuga ngo Mana uzamfashe mu Kirisitu. Ubwo rero mbatizwa ubwo mugabo nagihari yapfuye ndanumutwe yirukanse guco. Ibyo byose byangezeho mu Kirisitu ubwo inzoga nanywaga itabi narandarireka. Inzoga ndazireka kuko nabatijwe 9 na 5. Yewe. Niho nabatijwe. Ubwo rero ibyo byose biza byose byangezeho 9 n'umunani. Ubwo ndakomeza mbaho tunkavuga nti Mana uzamfashe. Mbese uzamfashe mu Kirisitu nabo umukene na dore nuko mbaye uzamfashe. Ubwo rero ibyo biza byose nahuye nabyo byo kuba umupfakazi byo mu bukene ubwo munari kundeba rwose. Ubu no rwose nisize mu Mana napfa nabaho. Ubwo nishira mu Mana. Imana ikajambo ubwo ikajira akoresha abakozi bayo iti mwana wanje. Nawe ukumva Imana yakwita mwana wanje ushaje. Kareba Imana umuntu ugana gucanda umwana ndi. Ubwo rero nkurikije uko mbayeho kubw'Imana. Ubu rwose nayikomeyeho yo nizo ukundi zangenza. Imana iti mwana wanje mwana wanje kakakubeshaho. Ako kakambeshaho. Akadisaba natumva mwana wanje wanza bagowe babayeho nawe. Yewe ahari ariko noneho rero ikintu mbese ubwo nje numvaga nashimira Imana. Yego. Ikintu numvaga nashimira Imana yo mu ijuru nuko kuva muri ico gihe kugeza buno
Imana yo mu ijuru nubwo mbese nubwo mbayeho guca ariko rwose ndi kwitangira ubuhamya hano ubwo kubona ukuntu mbaye ariko ubu ngubu bavuze ngo umuntu iyo ngubu ibibazo bibaye umuntu icara avuga akaba ari cyo tugenderaho ni harira Imana sipesiyose nukuri kundeba guca ukona ukuntu ukondi ariko hano abaturage bose aravuga ati icyo avuze ubu we kuva araha umwanzuro arafata nigo turagendera kuko ngo warakijwe kugeza ubwo Imana yemera kukugira uwo kwizerwa no mu bantu byagenze gute ko ari ibintu bitoroshye ubwo rero nta nuko mbayeho ubwo nta kundi nk'umupfakazi kuva muri iyo myaka yose 98 urumva ubu bimazemo imyaka nka 25 gusa hari ni nka 25 kuva 98 98 2008 yari ufite 10 2018 yari wabaye 20 2023 25 uri umupfakazi urwo rugendo rwawe n'Imana n'urwo Imana yaravuze ngo ni umurengezi cyangwa se ni umugabo wapfakazi ko umuntu yabyumva kose iryo nize kuko ubu n'uyu mwana namwese niyo mugabo kubera iki kubera ariyo yambereye umugabo icambi ngaho binsobanurire ukuntu Imana yakubereye umugabo ukuntu yambereye umugabo nuko kuva nabo umupfakazi nta undi mugabo ninashikira uretse uwo nasanze ndi inkumi nawe ari umusore yego hanze aha ubu uri kubona kuba navuga ngo wenda imibereho zanje zitumye nandagara uri kubona gukonbayeho yego ubu ngubu nta muntu mfunguriye ubu abandi ko bahinze urukona ntari hagati ubu nta hantu ntegereje ngo ndaja gukura mikoro wongera uyegereza umuntu nta hantu ntegereje ngo ndaja gukura nta naho ntegereje ngo mu nzu birimo tegere n'ugutegereza Imana ariko rwose muri make niyo nabwirirwa simburara niyo naburara simbwirira mbese ndiho namaraga kabiri kereka nafashe ibi wabaye umupfakazi kandi unafite ubumuga waramugaye ndi n'umukene uri n'umukene ubu rero byawe nibyo kuvuga ngo wenda haraba ngo wajya guca inshuro ntabyo ushoboye oya ubundi ubwo ikindi cyari bushoboke mu buryo bwa kinyarwanda reka mvuge gutyo sinzi no ari byo bwari ukuba indaya kugira ngo ukunde ubeho ariko Yesu aragufata ariko kubera Imana ambye ngo mwana wanje kubera umwana wanje ngo mwana wanje ese nyuma ya mwana wanje ubwo hakurikiyeho iki nyuma ya mwana wanje ubwo urabona nyine iyo umubyeyi abwira mwana wanje aravuga mwana wanje guma ku rugo neza ujye kuvoma unashaka inkwi ndakuzanira karindaza ndaza kukuzanira kaji cyangwa se nanga kabombo njye mama yambiraga agasambusa sambusa urayizi se ndayizi cyangwa banza hari ababyita ibidufu sinduza imigati byenda kumera nk'imikati ni ibintu biri aho ngaho imikati njye byabaga ari isambusa byo bikoze mu nyumbati birimo n'amashu imbere uyu munsi byateye imbere bashyiramo inyama bashyiramo ngo n'ibirayi cyo ngibyo ku gihe cyacu nta byabagaho ako katumaga njya kuvoma nkanirirwa ku rugo sinzerera nkazerera gakeya wowe mwana wanjye y'Imana yakurikiraga ubwaho hari igihe twajaga gusenga noneho hari umuntu twari duturanye umupfakazi nawe hano ubwo niwe wabuze umugabo we mbere nja gusenga Imana irambwira ngo mwana wanje reba ibumoso bwawe uzafashe mugenzi wawe ntakaburare waha kuko ngifite umugabo twarahingaga twararyaga reba ibumoso bwawe urebe mugenzi wawe uko abayeho ntakaburare ufite ico kurya nawe uzagaburirwa n'abandi ubwo yari mugenzi wanje mbonye ubwo menya ko ari uwo nguwo tugasangira ubwo mbese nabona nabuze uko mbigenza twahisha kamuhamagara tugasangira n'abana be
yarangiza akaja kuryama nanje n'abana banje n'umugabo tukaryama. Igihe kiragere rero nibwo nanje mbaye we ikumbi Imana ibyo bikubwiye isa nk'igutoza ko nawe uza utarapfaka. Umugabo wanje ahari, ariko noneho mugenzi wanje umugabo yaramaze gupfa. Ariko ibi bintu by'Imana ko bikomera, noneho Imana irabimbwira nkiyo wibeshya ntumugaburire we nawe rukurindiriye imbere nibwo apfuye. Ndavuga ngo umva rero Mana, barambwiye ngo nindwane kuri mugenzi wanje nanje ngiye kubako, none mbaye ko none ubu nzabaho ndi turi mu shamba, ndi mu shamba. Ubwo abavuye gucayinga bakaza bakamba bakakora, mbese ubwo umuntu twabaga ahantu h'ingambi, mbese ubwo ahantu h'ibiraro, ubwo no muntu uza, mbese ubwo n'abantu mu buhungiro bagiraga amabayobozi. Umuyobozi akakoresha atumva nimba mu bantu bose bavuye kugira bavuye gucayinga munyura hagira amateke abiri ku kiraro cyanjye, hasigira uhasiga iteke rimwe nanga ikijumba kanyurwa nabyo. Kugeza ubwo muvuye mu nkambi uburagaruka. Kugeza ubwo rero tuvuye mu shamba turaza na nubu kwizi saha, kwizi saha ukumbayeho guca mbonaga abanyambitse nta muntu nta cenze kuja mu isoko ngiye kugura kireka ruvuze ngo ndahugigura. Undi baraguraga nkabona baranzaniye mikora yabagiye kure. Donc kuva cya kintu wagikora Imana kubwira ati ita kuri uyu mupfakazi nawe ugiye kubawe. Nako kanagashyizeho nawe kuko aravuze ngo ita kuri mugenzi wawe uko yabaye nawe ugiye kubako. Kubera yari yabaye umupfakazi rero ubwo ukumva ko none ikindi narinda bako n'iki kandi Imana we ntabwo byoroshye. Ubwo rero ndangije baho guco ubu rwose mbonaga, mbese ubwo uko mbonye musohoye ibindi mbonaga ariko biri kuza. Kibazo ko tuje n'urutwe gusa, noneho tuje n'urutwe gusa usibye ibikapu. Mana nibi biganiro nabyo rwose biranyubaka. Nsanze wicaye kwibuye hano, uvuga ngo irungurira kwica nta karadiyo nyine ukicara hano, none ukarya ikizi ubuse wariye? Simvuye ku rusengero. Ku rusengero nyine mwariye se? None si ku rusengero ibiryo bibaga ku rusengero, none mwe ntomubizi. Nukuvuga nibyo byonyine. Hanyuma se ibitaba ku rusengero byo? Hari ibiryo byo ku rusengero byo bitunga ubugingo. Iby'umubiri bitunga umubiri rero ubwo ndabitegereje wenda uwo mwana wagiye arabizana. Wa mwana wawe w'umukobwa afite akazi se? Oya no kuja ku kiraka, no kugenda yatakibonye araza aragaruka garazaga, ariko kuva ku izi sabwo nageze byiringiro kubera ubu nuko ari imvura, ariko ubwo yatinze ufite ibyiringiro ko ubu mfite ibyiringiro ko ndarya kubera yatinze ubwo araha. Kuki angana tese ese sinye na wo nta mugabo afite tawe. Ubwo nyine nk'iyo wagiye ubu baruka uvuga uti Imana ukoresha umwana wanjye agakora nanga se yaba yakabuze, nuko tukabaho ngaho nanga Imana ikakoresha n'ubundi buryo nkabona ndari. Nese ahantu wanyakiriye hara muri salo wameye ngo tuze mu nzu kwinjira ntabwo byabishoboke kubera ukuntu urugi rwa rukoze n'igikapu. Byansabye ko ngiye kuramo, ninjiye muri salo nsanga niho hari amashyiga. Ese abandi bashyira amashyiga muri salo? None ubwo mbese buriya sinababye hari igihe umuntu hari Imana imurema ikamurema hari ikamurema nk'ibintu, mbese ubwo nk'imibabara hari akazisazana. Ubwo uri kubona hari igihe mwabona iki cikoni hano muti mbese ko wasize amashiga muri salo kandi turi kubona no mu mbuga iki, ubwo se cyo wenda warushatse no kumbwira. Ubwo ukurikirwa n'uyu nawe yabyariye hano n'umukobwa, mbese ubwo muri make n'abakobwa n'abana b'abakobwa mfite. Yego. Ubwo w'imfura yarashatse. Yego. Noneho ukurikiyeho yabyariye hano. Yego. Abyariye hano igihe kiragera we akaja arazana abagabo mu nzu. Yego.
ubwo ndatabaza abaturage n'ubuyobozi. Ubuyobozi buravuga buti rero nta mikoro ufite ngo uje kumushakira iyaba uko. Ubwo n'abayobozi bati wenda we ibyo kwiba kuco ntabwo nkawe ntabwo wabishoboye. None ubwo rekaje mu cikoni abayobozi ba mudugudu bamutwara sibo n'abanyamutekano nibo bamusize mu gicikoni nimwe natekaga kugira ngo aguhe amahoro mu ajamo rero. Ariko ishyano ryaraguye. Umwana agatinyuka kuza gusambanira mu nzu ya nyina. Ubwo ajamo, amaze kujamo abamo igihe kiragera. Noneho ubwo nko muri guno mwaka gusize ubwo n'ubundi abo bagabo ntiyanaretse kubashaka, n'ubundi bakanamusanga muno. Ubwo hari nko kwa kangahe hari igihe baje, ahubwo mbese bo banashaka no kunkubita. Uwo mugabo anashaka kunkubita wari unari gukurikira uwo mukobwa. None yabyanduje na murumuna we. None rero ubu kubera ubwo abayobozi n'imiryango bongeye kubisubiramo, ubwo narabatabaje baraza bamusinyisha impapuro ko atagomba kuzana abagabo. Ajya basanga nibuze. Yaje wenda zabasange nanga si areba yaje. Ubwo imiryango zimusinyisha impapuro. Bati none bigeza naho bazana ngo bamukubite, bamusinyisha impapuro. None ubu yaramusaye asanze uwo mugabo. Ubwo nibwo rero ndareba ndavuga ndetse none ubundi inzu ko ari nguko uko bimeze, ubundi ndimura amashiga arimwo ngashira nayo kuri kureba ukuntu imeze ntubundi hose si kimwe. Ubwo niko ubundi kandi isa yagaruka none bikateza ngoda yanagaruka none nawe wakinzeho. Ngufuri neye. Umukecuru iyo usenga gute kuko wakomeje kuvuga ijambo nubwo atari ryo ijambo rivuga ngo Imana ikakuremana mu babaro ubuzima bwawe bwose. Ntabwo Imana ishaka gukora ibyo bintu, yabikurenganya kandi Imana ntirenganya. Oya, ariko noneho kubera impamvu nanyishimaga nuko muri ibyo byose nuko mbese nubwo nabaho nabi ariko ndiho. Yego, kuko ibyo bijyanye no kuba wenda waravukanye umubabaro ukaba nawusazanye, ntabwo ari Imana yabikoze kuri wowe. Kuko Imana yaba yarabikoze ntabwo yabaye ituzanye hano. None se uranze? Oya ndongo ubundi ko kumenya isura noye. Urabona wenda kumumenya musengera hamwe. Ubu nyine twaje tuyoza kugira ngo angeze hano. Rero ntabwo Imana ntabwo irenganya, nta nubwo irobana abantu ku butoni. Oya, kuba waravutse ukavukana ubumuga ushima Imana nibuza nako kajisho kamwe karareba. Ubu harimo noneho ubu ndarebaga rwose ubu ngeraga hehe. Ubu randeba ukanamenya ngoda ko nambaye uturinete none ko n'amadarubindi. Ni amadarubindi twebwe niko tuvuga. Mwe muvuga amadarubindi. Ntabwo Imana yakurenganyije, ahubwo hari ibintu bitubaho. Icya mbere, Imana iri misi yari nziza inarema abantu yaturemye kugira ngo tubeho twishimye. Ariko gukora ibyaha kw'abatubanjirije kwakururiye isi n'abazabakomokaho bose ibyago. Niyo mpamvu Imana duhaye Yesu kugira ngo nibuza ducungure abamwemera bose bave muri ubwo bubata bashyizwemo n'abababanjirije, nibuze nyuma y'ubu buzima tuzabeho ubuzima bwiza. Niyo mpamvu ari muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Yohana yandika igice cya 3:16 avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Urumva ntabwo ari abanyarwanda sa nta bwoko runaka wese. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka. Abantu bavutse ku bw'umubiri bo rwose batigeze bemera kwakira Yesu bazarimbuka. Usibye n'imibabaro hano mu isi bazagira n'indi mibabaro nyuma y'ubu buzima, kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ariko amahirwe wowe warabimenye, umenya iryo banga, wakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe kugira ngo utazapfa urupfu rwa kabiri. Icyo cyatumye abamwizeye bahabwa ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Hanyuma wowe wakoze ibyo agombaga gukora kugira ngo rero abana bawe mu bushobozi bucyo wari ufite, abana bahitamo kugoma. Nyamara nk'ubwo se abana bawe bagiye kujya kubyara gutyo nta bagabo bafite, ntagaruka utabatoje umuco. Nibuze wari umaze gupfakara mu myaka 20 n'ingahe wapfakaye ufite, wakabaye nawe warinjiza abandi bagabo. Ariko niba abana batarabikubonanye bakabyiga bakabitora, ni amahitamo yabo baragomye. N'ingaruka zabyo
zizababaho bakiri mu isi ariko zishobora no kugaruka kuba bazabyara. Rero icyo mbikubwira ibi byose ni ukuri urubanza ku Mana. Nta kintu Imana mupfa ntabwo ikwanga. None si ubwo ku ruhande rw'umubiri ubwo niko ubwo njembe se buriya iyo niyo mfashwe n'amaganya ubwo niko habagaho ariko mbitekereje. Ntuzongeye kubitekereza gutyo rero wasanga nicyo cyanzanye. Wasanga ntazanywe n'ibindi bintu. Wasanga ahubwo naje kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza. Buvuga ngo ntabwo amaganya akwiriye kuguteranya n'Imana. None se hari ikintu umupfa n'Imana? Oya ntacu. None se urumva Imana yakwigirizaho nkana? Oya. Hari ubwo wugize wumva se mu mateka y'Imana ihemuka? Oya ntaye. Wakaba ari wowe ya mbere igiye kubyigirizaho. Kuba uri kubabara mu isi ntabwo ari wowe wenyine. Ubu hari n'abantu bakurikiye iki kiganiro turi gukorana bamaze nk'imyaka myinshi mu bitaro. Icyo ukora akaba afite amahirwe akagira telefone ikamumara irungu akumva ubuhamya bwawe. Nawe rero agiye kuvuga ati kuva nabaho sinzi amaguru yanjye ntayongera, kandi wowe urayafite. Namba nawe akajisho kamwe ntikareba ariko kandi karabona. Noneho hari utagafite na kamwe kareba. Barahari. Namba nawe uragwagwana ugwa mu kazu kawe. Hari abantu baba mu mashyamba hano mu Rwanda adafite ahantu ho kuba. Ntujya wumva ngo leta irubakira abantu batishoboye. Nawe ntiwishoboye ariko nibuze iriya nzu yayifashwe n'ibiti kugira ngo itagwa ariko niyawe urayifite. Nahoze ndeba biriya biti nkagira ngo nibyo wegetseho uzacana naho kumbi nibifashe inzu kugira ngo itagwa. Nebiyifashe. Uko biri kose urukundo rw'Imana rurakurinda amanywa nijoro. Abantu benshi twigishijwe nabi, abantu batwigisha Imana nabi, batwigisha ko Imana ikimaze mu buzima bwacu ari ukutuma tuba bakire gusa, ariko ntabwo ari byo. Aha mu isi ntabwo ari iwacu, ntabwo ubutunzi bwacu bubarirwa hano mu isi. Ntabwo abatunze batunze ibintu byinshi, reka tuvuge nk'ibya mirenge niko abanyarwanda bavuga, ntabwo ari bo bahiriwe ku Mana. Ahubwo abahiriwe ku Mana ni abayimenye bakamenya ko ari abashyitsi n'abimukira hano mu isi, isaha n'isaha twakwimuka tugataha, bigatuma bayibaho. Uzi ko iyo umwanditsi yanditse urwandiko rw'Abaheburayo iyo avuga abakire benshi avuga ngo bataye ibintu byabo kubwo kubona Yesu no kumenya agaciro k'ubumana. Nibwo yanditse mu gice cya 11 avuga amagambo akomeye avuga ngo kwizera niko kwatumye Mose yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo yemera kuba umuhungu w'Abaheburayo kuko yatekereje ko kurenganwa bamuhora Kristo biruta ubutunzi bwose abanyegiputa batunze. Kandi Mose yarakomeye cyane. Bivugwa ko kubera ububasha yari afite n'ubwenge yari afite amahirwe menshi yo kuba yanaba umwami wa Egiputa. Ariko aravuga ngo hoya kurenganwa bamura Kristo yarabiretse ajya kwiberaho mu butayu. Utwo uyu munsi tuvuga mu mashyamba ko mu mashyamba ni heza kuruta mu butayu. Rero mukecuru ntabwo Imana yakurenganyije, ntabwo yakwangije. Ni umubabaro kuko birumvikana. Ubu munda pe nta kantu kagiyemo. None si turarya. Nibyo koko. Birumvikana ko umubabaro mwinshi ushaka kugutera. Ibyo ngibyo nibyo Satani akora. Abikora kugira ngo nyine aduteze imibabaro. Mu kanya wa mukobwa bashaka kugaruka wa mugani akazana n'ibigabo bitagira ubwenge, ko niko Bibiliya ivuga, bitagira umutima, bikagutesha umutwe ukongera ukajyaho kababara. Ariko nubabara ntugakora icyaha, ntukatuke Imana, umubabaro we ntukaguherane. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi n'ukuri Yesu azaza gutwara itorero. Burahari. Ujye ubyemera se ko ubwo buzima buhari? Uharanira kuzabubamo kuko bitewe n'ibyo umuntu yabayemo uyu munsi n'amahitamo umuntu agizemo hano akiri mu mubiri, nibyo bizagenda aho azajya. Urabizi neza nk'umukristo. Nzabona ubundi buzima kuko ese nzababarira mwese mbabarire mbabarire no mu ijuru. Hari abantu rero basa babara mu isi ariko birangira bagiye n'ikuzimu kuko batigeze bemera kwakira Yesu ngo umwami n'umukiza wabo bamwiringire. Yego mu mibabaro myinshi nanjye ninje mu nzu yawe ndareba ndibaza ndavuga nti yo leta nta kitakoze yaguha, dore insinga za amapoto yaciye hafi yawe, baravuga bati kano gasingane gatambika kazi wawe mu rugo, ariko ubura amafaranga yagushyiramo amatara. Ese buri ranzu ifite mutwumba twungana?
ntago ndi kumva mikoro yashyize kure ni tubiri iyi na kariya kasaro ubwo n'udutara dutatu nako hanze ka kane yari ibyara nani ririya ririmo ntabwo nacanye ntihabona nta kintu urimo rutwa n'agatoroshi ka telefone none si ko hari abarisize bakavuga ngo ningira imbaraga nzishakira insinga ngo nshiremo byumba magandi matara kabona ntabishobora ubwo habaho ririya bakubwiye ko byahagarara amafaranga ngaye kugushyiramo amatara nibuze ukajya ubona none se ubu tonabajije ntabwo wabashije none nayo ndabaza ntandu ubu waje gucisha umukimbo utagiye guhaha ubu waba ikintu waba utagiye kugihaha ukakibaza ngo mbese nangahe tonabajije ubu se ko mbona ibigunda bimaze kurenga hano ubundi uhahinga gute nuko hahinga kubera abagahiyo hari uyu wo munsi habagahiyo dufatanyije none buno yarambye ngo nta mbuto yabona ngo buno imbuto yarakomeye ngo ndo yabona imbuto yahatera ni ukuvuga ngo wowe wafataga je nazanaga kino kibara yego wakazana imbuto yego ubwo tugahingira hamwe byakwira tukagabana mukagabana none buno yarambye ati rero dore imbuto yarakomeye ubu ndo nayibona ngo ntihi none ubwo none tundaho ni ukuvuga ngo uri kubyuka ukigira ku rusengero ugasenga ubundi ukagaruka ukajya hariya mu nzu yawe ukaryama ukajya ubwira Imana uti basi mfasha umwana wanjye wagiye usigara umurerera umwana nawe akagenda akajya guhaha none se muri ya mwana wanjye y'Imana iracyakomeje kugutunga none se ubwo navuga ngo ndimbeshejeho imbeshejeho ntayiheruka se umwana wanjye w'Imana ujye n'ubirahari n'ubirahari ese ubundi hari aho yagiye ujye ukora ibishoboka byose wumve ko Imana ikivuga ati mwana wanjye ako karwa gahagije ako karahagije niyo inzara ije ariko hariho umwana wanjye mwana wanje nzakugaburira ubu se urafite ibyiringiro kandi none mbona imbaraga zarangiye niko mukecuru ubu nzayimana ubu Imana mureka kuvugana ryari agenda avuganaga nayo mikoro yagiye kure none si ko ubwo itambaye hafi nabaho oya nabaho itambaye hafi none se nk'iyo wumvishe Imana kuvuga ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe ntabwo uhita ubibwira uti ariko mu nda nta kantu karimo none nareka kuyibwira ubwo ko mba ndi mbese ubwo nyine ubwo niwe ubwo navuga ngo niwe muntu mba ndi kuganira nawe nibuze se buri munsi nyine uba wumva ihari irahari tahandi ijaga ihoraga iri maso igahora hafi y'umuntu ntabwo ugiye ibaza uti ngewe wanjijije iki none ndayibwiraga da hanyuma ikakubwira ngo ikambwira ngo humura humura ndagukunda humura wumva ko umubabaro wawe burya bashaka kuza guteranya n'Imana ku busa iracyakubwira ati ndagukunda apfa niba igukunda ibyo birahagije none si ubwo kubera ariyo mfite mu biganza byayo ubwo kumpumuriza ubwo hari isaha izagera ubwo mbese nawe kunezeza nanje nezerwe erega nta kintu Imana ipfa natwe kereka ibyaha abantu bose bayihungiyeho niba ivuga ko ari umugabo wapfakazi hakose kuko ubona yarakurengeye nk'umugabo koko aho umugabo atabaye Imana yarahabaye birakunda none si reka nkubwire ko ubu njembe si impamvu mbona yarandengeye nubwo mbayeho guca ubu hari abantu benshi wumvaga wenda ukumva ngo wenda babahohoteye rwose ngibyo igihe ndi kubona nta byigeze kumbaho mikoro yawe ongera uzamureho gato igihe ndi kubona ngibyo nta byigeze kumbaho mbonaga yarandengeye yego nuwa ngo pe nta gisuzuguro cy'upfakazi oya mbese byo kuvuga ngo yego mbese wenda nko gusuzugurwa ntibyabura ariko ni nko mu rwenge mbese ubwo ni nk'abantu nko mu rwenge wenda ariko ibi byo kuvuga ngo wenda nuko nsuzugura kumfata uko babonye ngo ndatambutse ngo oya rwose oya mukecuru ubu hari umuntu ushobora kuba umaze nk'iminsi mike yapfaka kuri iki kiganiro amezi se imyaka
akaba yumva nyine ubuzima nyine nawe yakwiyahura ahubwo akavuga ati ntabwo sinabaho. Ni iyihe nama wagira abapfakazi bakiri batoya? Iyo nabagira, yego, iyi nama nabagira nuko uwabona amaze kubuhura n'ico kibazo, yego, yakwiyegurira Imana kuko Imana ishoboye byose. Nese nk'ubu reka nkubwire, ubu muje muri kubaririza pe. None ninje wabazanye. Ubu si Imana. Ubu subu nubu kubona mwaza muri kubaririza. Ubu bari mu kona ko abantu bari gutambuka bakabona ko mwicaye. Ubu si kutagiye aha nanga nguja ariko harani mu bakire. None sinyira none bu hari Imana irutiye. Rwose reba aha ni mu bakire. Mwakagombye kuba ndetse bo bakaba banafite n'intuza n'ubushobozi bwo kuba kwa Mugani bakatwakira bana bakira. None dore je muri rangisha hano muri iki gice cyanyura konje none pe. None dore njewe kubera ko tanagira naho mwicara dore muri hanze. Ariko busi ubu iyo mujaha nanga mukajaha ntimuba mwagiyeyo. Ariko kubera Imana muje hano. Kuduha n'icyayi Umukecuru nukuri pe ubu noneho. Ubu nta n'icyayi ufite ngo duhe twinywere imbehe nyinshi. Iki? Icyayi. N'agakoma nibuze. Ariko yewe rwose. Ubu ntacyo nsubiza ariko. None se ubwo nagusubiza ngo iki? Nagusubiza ngo iki ntabyo. Ntabyo. Ubuze ikintu kiba gitumye nkubwira gutyo no kumva ukuntu mu nda bimeze. Noneho mfite ibyiringiro njyewe ningera ariko kuva hano ngira Musanze ndi wahagera umukabyara. Ni kuri ugera Musanze ni kuri sinzi ko ushaka guhamagara umumotari hakiri kare. Genda icyo kuhamagara yewe. Genda icyo guhamagara umumotari. Kubera ko nibuze ningera Musanzeho nshaka kubona ndi bunywa kacyaye nkarya n'irindazi ngataha. Nk'ubu ndi kwibaza ngo wowe mu mbeho ingana gutya nta kantu washyizemo gusibye ngo iby'umwuka wareye mu rusengero. Bishobora no gutuma warara, ushobora no kurara utariye. Uba wumva mu ndameze gute? None si numvaga mfite inzara ariko kubera nta kundi kuntu nanabigenza ngategereza yavuze. Ubu buri kanya ubu uyibwira uti Imana ugeze he? Akodisi Imana ikurengera. Sandengera. Nk'iyi uryamye inzara yakwishe. Nk'iyo inzara yakwishe buru nyine ndi kunyuzamo nanjye nkongorera. Ntabwo urasenga ugafashwa bikemera cyangwa amaganya araguherana burundu. Mbese cyane igihe cyama amaganya kugira ngo gamperanaga mu mwanya w'ibibazo byabo bana. Mbese ubwo igihe hari mbese ubwo nk'igihe bakoze nk'ago mahano gameze nka guco niho gamperanaga. Mbese ubwo nkareba nkavuga ngo ariko Mana babana narabanamiye ari bato. Reba nk'ubwo kugira ngo uyu mwana wafite 5 ariko none ubwo nyina namusigaranye ari we mutoya ari munsi y'uyu. Urabaruhana ntiwajya mu bigabo. Noneho ngatekereza nkavuga ngo none abandi barabataye barabata wenda mbese ubwo baja gushaka nanga se wenda ukuntu barabata bafite bagira ibindi bajamo. Nenje narabanamiye. Imiryango zageze iyegereze mikoro naho zinsarika ngo mbese ubwo ngo barabarira ntibarabananirwa. Ubwo ndavuga nti njewe nja mu buyoze ndavuga nti njewe ntabwo nzatabana banje. Ntabwo nzatabana banje nzabana nabo. Ubwo rero iyo kuva bari barakoze nk'ibyo bimeze nka guco. Mbese cyane aho niho ntekerezaga nkavuga ngo baragutengushye. Mbese nkumva nihamaganya gamperanye natekereza nareba nk'umuntu wagiye nko mu ibyo byaha nanga si nawe akaba nkanje akabana n'abana be ariko nkaba ndi kubona w'abana be we n'abana be bafite amahoro, abana be batujije kandi wenda uwo wenda nk'uwo mugore we hari n'abandi yababyariyemo
ariko nkavuga none njewe ko nta bandi nababyariyemo ariko aba bana bakaba bananiye guca. Ubwo niho ngiraga amaganya naho ku rundi ruhande numvaga ntagandi maganya ngira nagera. Ngaho rero ahasigaye ubwo mbese ubwo niyo ntegereje ubu namaze kwiyakira. ni izihe ngamba wakoresheje cyangwa n'ubuhe buhanga wakoresheje kugira ngo ubashe kurera abo bana ubakuze wenyine uri umupfakazi utiyandaritse kandi nabwo bwa bumuga bufite? Kuko sintekereza ko wabashaga guhinga. Oya guhinga nkigize ari muri ico gihe cyo mbese ubwo naniwe guhinga buno. Naniwe guhinga buno nko mu mikoro yagiye kure. Mbese naniwe guhinga buno nko muri 2016. Yego nibwo ingaruka za ya masasu kuko byakugarutse. niho nageza nyuma numva ndwara nanirwa bino bikanu. Yego Ubwo mbese nkumva naba ngiye nko mu murima kuno kuboko na bino bikanu bigafatanya nkajanja nkarara ndaryamye. yego Ubwo rero ndavuga nti rero ubu kuva ndi kurara ndaryamye kubera nafashe kusuka. Ubwo nta kundi ni ukubaho guca. Ubwo rero naho mbere narahingaga. Mbere narahingaga nkananirwa nkarara ndi kubabara ngacishamo nk'umunsi gumwe nko kugundi nkanaja guhinga kugira ngo ukunde ubeho. Ucokoze kubera nyine kubera narasengaga. Ntuzi itorero bakanamba hafi mbese bakagira nk'igihe bandemeye. Nuko ubwo nkabaho umugisha n'ukuri. Wumva ufite ibyiringiro kuzajya mu ijuru nibuze ukaruhuka? Nzajayo. Nibuze se wumva mu ijuru uhatekereza gute mu ijuru? Iyo utekereje mu ijuru ahantu Imana ituye, ahantu Yesu avuze ngo kwa data hari amazu menshi ngiye kubategura, wumva uhatekereza gute? Cyewe ukuntu mbatekerezaga icambere mbese ubwo abantu wenda basa nk'aho ijuru batazaribona. Icambere ubu ntango nateranyije ngo ingo zirara ziri gusenyuka kubera nje. Cya kabiri mbese ubwo nitangira guhamya ko ntabya yego wenda ibyaha by'inyongobeza bugingo byo wenda kuko igihe ndi mu maganya navuga mbese witangira guhamya ko uzajya mu ijuru. Zarijamo. Yego wumva nugera mu ijuru uzasanga wumva hazaba hameze gute iyo hatekereza? Numva ko nzasanga y'ibyiza. Bimeze gute? Nk'urugero umbwira uti bimeze gutya. Nk'urugero ningerayo nzaruhuka imihati mbese ubwo wenda nk'ubundi ndahangayitse ngo nzandarya iki nzambara iki. Nanga dore bino bibara abandi barahinze nje ntompinze. Mbese ko ntahinze abandi ko bari kurya nje ubwo kaba ntari kurya n'ubundi kubera bahinze ntanahinze. Numva ningerayo nzarya. Zabona y'ibyiza. Iyo uzabona y'ibiryo. Ikindi zabona n'ubugingo. Reka nkubwire rero ibintu biri mu ijuru kamagukumbuza. Umuririmbyi umwe aravuze ngo reka mbaganirire ibiri muri ryo mumenye ibyiza byaryo murwifuze namwe. Aravuga ngo urupfu ntirubayo nta no kunanirwa nta mbeho nta n'izuba nta ndwara nta byago. Avuga ibintu byinshi kuri urwo rurembo tuzabamo. Nugera muri urwo rurembo icyambere uzaba ufite amaso meza areba, atari nk'ako kamwe kareba kandi katareba. Ntabwo izo nkovu z'amasasu ntazo uzaba ugifite, ntabwo uzaba ugishaje, uzaba uri nk'akana gatoya. Habaye umunezero tudashobora kugereranya n'ibya hano mu isi. Niyo mpamvu ibintu byose tutabonye hano mu isi Imana biduteguriye mu ijuru byiza. Nta kurwara, nta marira, nta mpamvu n'imwe, yewe habe n'amarira y'ibyishimo azabayo. Hari igihe umuntu yishima akarira, ntabwo ari uko burya arizwa n'ibimushimishije, ahubwo arizwa n'imibabaro yabayemo.
no kumva ko ibyiza bitamugirirwaho. Mu ijuru rero nta n'amarira y'ibyishimo azaba, tuzabaho twishimye tunezerewe, tutibaza ibyo gusaza, tutibaza ibyo gupfa, ibyo gupfusha, ibyo kubyara abana bakatunanira. Izo stress ntazaba. oya Wumva nubona nka Yesu uzabigenza gute mukecuru? numva nzishima rwose. Wumva uzamuhobera bigakunda? Nzamuhobera, mbese ubwo Eh. mbonye Yesu Eh. namuhobera ku buryo atandegurana ngo nje murekure, Eh. nabana nawe. Ni iki kintu cyagutera kumufata muri ubwo buryo? Umukundira iki? Nuko atarobana, nuko atarobanuye ku butoni, nuko mubo yagiriye ku musaraba nanjye ndimo. Ibyo wumva byonyine biguhagije? Kuko iyo arobanura ku butoni ntabwo nese yarobanura ku butoni wowe ubwo kuri kureba uko ndi ubu mba nkandagira gaheye ntaho, ariko barakwemera akabanga umwana wawe. Nk'ubu nka guverineri w'intara y'Amajyaruguru uramuzi? oya Ntabwo umuzi, ntamuzi. ariko wumva ari umuntu ukomeye? Numvaga akomeye kubera ari umuyobozi, nubwo numvaga Tanze byemeye nanjye numva ari nk'umukire. Barumva agena nko mu kimodoka cyiza, barumva nyine ari guverineri. Nk'ubu aje akavuga ati mwana wanjye, akaba ari uza akambwira ngo mwana wanjye, ati ubu rwose ubaye umwana wanjye, nanjye ngiye gufata nk'umwana wanjye. ntacyo yamarira. None se reka wahitamo ko Imana ari kubwira ngo umwana wanjye kuruta guverineri? Reka nkubwire kubera ku ruhande rw'umubiri ari rwo akoresheje nk'ubu byo ndihirwaga mituweli. Ubwo n'abandi hiraga mituweli ni leta. Yego. Ubwo numvaga nshimye Imana ko ari Imana yabakoresheje. Ariko ibyo kuvuga ngo ubu leta ivuge ngo mwana wanje, oya rwose. Wahitamo kwibera umwana w'Imana? None se naba ndi umuntu ubundi umuntu, reka nkubwire ubu leta yandindiraga mituweli koko yarakoze irakabyara, ariko ubu hari iby'itanga, hari ibyo batangorera Imana yangorera. None se nk'ubu urugero nje nitangiraga, erega mikoro uri kujya kure yayo ugatuma nta urugero nitangiraga nk'ubu usangaga bari kuremesha nk'inama, ugasanga ari kuvuga ngo abapfakazi, ngo dore ngo abapfakazi ngo nibo mbese ubwo haba habaye nk'umutekano mukeya wenda go muri za kabari harimo nk'abagabo n'abagore b'abapfakazi, ngo dore abapfakazi sibo bari kudutera, bari gutuma turara tuhagaze, ngo bari gutesha umutekano mukeya. Nese ubwo nje simbaga ndimo, wakabaye nawe wagiye? Ubwo simbaga ndimo, bo bazi kubwo nanje mba ndimo. Okay. None si uko se ku ruhande rw'uko ari umuntu. Yego. None ubwo aho ngaho iyo avuze nka guco kubera ari ku ruhande rw'umuntu, ubwo ashoreye akavuga ati abapfakazi nibanyuraho, ubu nanje nagendamo. Ariko Imana yo ntirenganyaga, nta nubwo nuwanguye mwana wanjye y'Imana iraguhagije kuruta uwo wese. Irampagije ku ruhande rw'umubiri rwo ubwo ku muntu ho, ubwo nuko, ariko kuvuga ngo nahitamo umuntu ngo nuko akomeye, oya rwose umuntu nubwo yaba akomeye ntaho yaruta Imana. Imana izaguha ijuru. Ntabwo umuntu yaruta Imana pe. Sinzi amazu yo mu ijuru ukuntu yubatse, kubera ko Bibiliya Pawulo niwe yasobanura ibintu byo mu ijuru. Mu Bakorinto ba mbere 15 avuga ngo imibiri yo mu isi ni myiza, ariko ubwiza bwayo n'ubwa hano mu isi. Imibiri yo mu ijuru ni myiza mu bwiza bwayo bwo mu ijuru, ntago bayigereranya. Nubwo tuzajya mu ijuru tukaba tumeze gutya nyine, ukandeba ukamenya ko ari nge Pamphile twakoranye ikiganiro umunsi umwe, nanjye nkakora nkavuga niba mukecuru twakoranye twicaye munsi y'ikirunga, nkahita nguhobera. Ariko nzaguhobera pe, tuzagiye gusa nzahita nguhobera, ariko nzakumenya. Nubwo sinzaba ndigikara gutya, kuko ubwiza bw'imibiri yo mu ijuru nubwa buri ukwabwo, nubwa hano mu isi buri ukwabwo. Icyo nzi nuko mu ijuru tuzanezerwa gusa, tuzanezerwa kandi ngo tuzarebana tumenyane. Cyecu zihanga nanjye nduhura uzayibuka ko twanganiriye. Oya tuzi rwose Imana yo mu ijuru izadufashe duhurire yaho. Reka turwane rero, turwane kigabo,
tuzagereye amahoro, nicyo gikomeye. Pawulo niwe wavuze avuga abwira abakorinto, avuga imibabaro myinshi bahura nayo mu murimo w'ivugabutumwa mu isi, ariko arangira aravuga ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugira ngo n'ubwiza buzahishurwa. Kandi kubazwa kwacu kw'iyi mibiri cyavuga ko igihwayihwayi kwiyongeranya kugira ngo turemere ubwiza bw'imibiri tuzambara. Imana ishimwe. Yewe udukurikiye ubabaye, ntabwo ari umukecuru wenyine ubabaye. Ahari waba wababajwe n'inzara, waba wababajwe n'akarengane, waba wababajwe n'uburwayi, waba wababajwe n'ubushomeri, waba wababajwe n'ibintu byinshi, ariko kubabazwa kwawe kw'igihwayihwayi reka gukomeze kwiyongera kugira ngo kuremere ubwiza uzabona hanyuma, kuko n'ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Umukecuru ndagushimiye cyane, nagira ngo guhakanya nk'umuntu mukuru, nubwo ibyago bitamenyerwa, wabonye byinshi mu pfakazi, wagize byinshi byakunanije byashakaga gutuma ureka iby'ubugingo, kandi urarwanuranisha ukitangira uhamya kuri umwana w'Imana uzataha ijuru, kandi na hano hanze ufite ubuhamya bwiza. Ndagira ngo usengere abantu, usengere ingo, kugira ngo Imana irinde ingo gutandukana, kandi by'umwihariko usengera abapfakaye, kandi bakaba bumva batazigira bongera gushaka, kuko nabo ni amahitamo. Imana yakomeze ibakomereze mu buntu bwayo, bazatabaruke amahoro muri rugamba nawe uri musoza. Urakoze cyane. Murakoze. Reka dusenge. Mana turagushimiye, tugushimiye yuko uri Imana ikomeye, tugushimiye yuko uri Imana ishoboye byose, kandi tugushimiye yuko uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye yuko ushoboza umuntu kwihanganira ibyo atakagombye kwihanganira, kandi tugushimiye yuko uri Imana ikomeye. Turakunezerewe rero muri aya masaha, Mana ndakunezerewe, ndakubonye, kandi Uwiteka Nyiringabo ndakunezerewe kuko iki kiganiro kibonetse ahangaha muri iyi mbuga, hano ku muja wawe ugahitse, kuri njewe ukuri kunzi ko ndi ikibumbano cawe uko wandemye. Mana urikubona ko ndi insuzugurwa, ariko ngize ikiganiro n'abagaragu bawe hano muri ino mbuga, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze rero Uwiteka Imana, dusengeye ingo ziri gusenyuka kugira ngo uzubake uzikomeze, kandi Uwiteka Imana yacu nta mwana w'umuntu washobora kubaka keretse ari weho umwubakiye. Mana turasenze kugira ngo wubake ingo ziri gusenyuka. Mana abari kugirana amakimbirane, reka ari weho uyabakuramo, ubahe kumvikana, ubahe gutondera ku mugozi umwe, icubahiro kibi cawe. Uwiteka Imana rero kweretse Mana data wa twese, ababuze abagabo nanga saba ariko abarababura, ubagirire neza, ubahe kwihangana, ubakomereze mu buntu bwawe. Uri umugabo w'apfakazi ukaba se w'imfubyi, ni ukuri narakubonye, kandi Mana na n'ubu nkiguhamya uko wanshoboze uzashoboze n'abandi. Buri wese uzamushoboze, uzaba ahuye n'ikibazo nk'ico nahuye naco, uzamugirire neza, umwambike imbaraga, kubera uri umugabo w'apfakazi, ico azabura uzakimuhe, kandi uzamufata umukomeze, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze rero nyakubahwa, komeza kubana natwe kandi utugirire neza, maze abagaragu bawe Mana ubagirire neza, kandi ukomeze kubambika imbaraga, ukomeze kubashoboza Mana muri uyu murimo, ukomeze kubaba hafi Mana data wa twese, ukomeze kubashira ihumure muri bo kugira ngo bakomeze guhumuriza abameze nkatwe, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze rero nyakubahwa, komeza kutugirira neza, komeze kwesha icubahiro no kwigaragaza, kandi wigaragarize buri wese, kandi Uwiteka Imana dore abakozi bawe barakomeje, ubagirire neza, ukomeze kubambika imbaraga, kandi Uwiteka ni ukuri uzabahe n'ubugingo. Mana uzabahembe tukiri hano mu isi, uzabahembe nibagera no mu ijuru twebwe twese tugahurirayo, izina ryawe rizahabwa icubahiro. Urakoze rero, ukomeze kubana natwe kandi utugirire neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.